Guys, ndabasuje kandi mbahaye ikaze n'umuhungu wanyu Elisa Channel ni Kigali House. Uyu munsi noneho sinzi imwe yonyine nkuzaniye, ahubwo nkuzaniye umudugudu ngo wihitiremo nawe yawe. Kanizere ko ubonye umuzigo tukuzaniye uyu munsi cyangwa se imizigo tukuzaniye. Utaguze inzu muri no quartier wabuhombye cyane. Izi nzu ndi kukwereka ziri Kibagabaga hano neza hafi y'ibitaro. Ni inzu nziza z'imari ariko ndabinjiza mu nzu imwe, murambabarira ntago ndi buzibinjizamo zose, ariko nawe nahawe ko kuza udatinze ukaza ukicagurira muri izi nzu zacu. Reka manze nkwereke inzu ngiye kukwereka. Iyi nzu mpisemo kukwereka ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5, ikaba ifite ibikoni 2 ndetse ikagira na sale 2 na rooftop. Urumva ko ari inzu nziza cyane. Iri hano Kibagabaga rero nabikubwiye hano hafi y'ibitaro muri ya quartier nziza ya neighborhood ya VIP. Ukwiriye rero guhita tuvugisha ukaza ugahitamo muri izi nzu kubera ko ibiciro biratandukanye. Iyi ngiyi ndimo kukwereka irashaka miliyoni 550 ariko zazamo tuganiro dukeya cyane. Urabizi yuko inzu muri Kibagabaga zihora zizamura ibiciro, ushobora no gutinda ugasanga yageze kuri miliyoni 600. Zigiye zifite ibiciro bitandukanye rero na zirazindi nkweretse, gira ngo nuza kutuvugisha cyangwa ukaduhamagara kuri iyo telefone turaguha details zose zizi nzu uko zigiye zimeze, ariko ibiciro bigiye bitandukanye. Uyu munsi niko misemo kukwinjiza muri iyi ngiyi. Parking wabonye ko ari imodoka byibura imodoka 6 cyangwa 5 ziparitse neza, hanyuma nanone ikaba yisanzuye igiye ikikijwe n'amajaride. Reka twinjirane kuri iyi nzu yacu. Reka tutabatindiye rero duhite twinjirana ku nzu yacu. Hano hari entrée ihinguka kuri salle à manger, hanyuma hano naho hakaba indi entrée ihinguka kuri salo, ariko muri hangana inzu yacu ni cyari utuntu tumwe na tumwe bakirimo gukoramo batarafixinga neza. Reka duhite twinjirana ahubwo hanze mwahabonye, ariko tukigera hano reka se n'uhindukira yigire hano ahindukire abanyerekere ino jaride ni parking. Urayibona ukuntu ingana, ngira ngo nayo nanayiberetse mukanya. Reka mite nkomeza sindi butinde hano, mite ninjira hano mu nzu yacu. Ni karibu cyane, urabona ko ari inzu nziza. Reka banze babanyerekere salle à manger yayo. So tukiva kuri salle à manger mubonye ko ari nziza ifite n'amatara meza. Reka babanyerekere na salo yayo. Mbere yuko tubereka ibyumba hano tuhafite toilette y'abashyitsi byo bashobora gukoresha bicaye muri salo. Reka nayo tuyibereke. Reka tubanze tubereke rero n'igikoni cyacu cy'iyi nzu, ariko muribuka ko iri Kibagabaga. Ni quartier nziza cyane, ntuze kugenda rwose udatembereye muri iyi nzu ngo urebe noneho chambre principale, urebe rooftop. Reka dukomereze mu gikoni. So ngira ngo murabibonye ko inzu yacu ifite n'igikari cyiza cyisanzuye, irimo amanex meza kandi manini, urabona ko ari ahantu heza cyane. Reka rero n'abatindiye bite tujyana no mu byumba.
Hano hasi rero tuhafite icyumba, ariko wabonye inzugi zikinze iyi nzu, urabona ko ari inzugi nziza cyane kandi zikomeye za original. Iyi nzu ikindi kintu nakubwira, yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu ikomeye cyane, ukwiye kuba ufata iya mbere ukatuvugisha ukigurira ino nzu. Reka duhita twinjirana mu cyumba cya mbere. Hano ibumoso bwanjye kirimo na dushe na toilette yacu. So tudatinze, hano tukaba twazamutse muri esikariye mwabibonye, tukaba duhingutse hano muri salo. Ni salo yo hejuru. Wow, rebera ino salo, urabona ko ari salo nini, salo yisanzuye rwose, salo irimo parafo nziza, salo ifite itara ryiza cyane. Urabona ko aha hantu ari hanini, ni perfect kabisa. Ikindi kandi hano tuhafiteho toilette y'umuntu yakoresha in case adashaka kujya mu byumba. Urabona ko nabyo babizirikanye, nayo ni toilette nziza kandi yisanzuye. Reka dukomezanye ku bindi byumba byo hejuru kuri no kote ndimo yihuta ze tugendane. Hano tuhafite dushe na toilette y'iki cyumba cya mbere. Nakunze ukuntu iyi nzu ikase, yose igiye ikase neza, ifitemo amadushe n'amatoilette meza cyane. Tukivaho rero turahita dukomereza hano kuri ikindi cyumba cyiza kinini cyisanzuye, ntahindukire nacyo akibereka. Ariko reka mbabwire, ntababeshye, nta zindi nzu zirimo kugurishwa ziri muri location nziza nk'izi nzu ndimo kubereka uyu munsi. Ndebera nawe, ifite garde-robe nziza kandi nini yisanzuye. Urabona ko ari ibyumba bigiye ari binini. Tukiva hariya turahita dukomereza kuri no side, aho dusanga ikindi cyumba nacyo cyiza kinini. Reka duhita tugiheramo, ni karibu. Iki nacyo ni ikindi cyumba cyiza kinini kirimo na garde-robe. Urabona ko ari kinini cyane. Iyi nzu iri ku giciro cya $550,000 z'amanyarwanda. Ikaba iri hano Kibagabaga, ahantu heza cyane. Garde-robe nazo mwazibonye. Ikindi kandi iki cyumba nacyo gifitemo dushe na toilette binini kandi byisanzuye. Reka nabyo babibereke. Urabona ko na lavabo, hakaba harimo na mira nziza, n'izazindi za touch mira, n'ibintu bisa neza cyane. Ni karibu, twakomeje tukaba duhingutse kuri chambre principale. Ni icyumba cyiza kinini cyane cyisanzuye. Ndebera nawe, wagira ngo ni salo. Iki ni icyumba utaza gukeka ko ari salo iyi ngiyi. Ni icyumba kinini gifite parafo nziza, gifiteho amatara meza, amaspotlight meza cyane. Ni icyumba kigari gifitemo garde-robe. Iki cyumba kandi kikaba gifitemo n'umwanya wa dressing room, kikagira na bathroom yacyo, kikagira na bariko nziza cyane. Ngira ngo ahindukiye, uretse kuba gifite iriya ntuza ya iriya rooftop, gifiteho na bariko nziza ya chambre principale. Ariko wabonye zino nzugi, urabona ko ari aluminium nziza cyane guturuka muri China cyangwa se muri Turkey. Urabona ko ari ibikoresho biri very strong bya original. Reka dukomereze muri dressing, aho dusanga dressing nziza cyane nayo irimo garde-robe nini. Ni ukuvuga ngo udakoresha iriya garde-robe yo mu cyumba, ushobora no kuba wakoresha n'iyi ngiyi. Turahita dukomezanya tudatinze, turahinguka hano muri bathroom, aho dusanga bathroom nziza nini yisanzuye, irimo utubati twiza cyane, twa tundi bya birahure biproteje amazi, tukagira touch mira nziza cyane iri kumwe n'amaravabo meza hano. Ese urabibona nawe? Iyi nzu ukwiriye kuba ubitekerezaho ukaza ukayigura, kuko ni shuwadiro cyane. Reka dukomezanye, ni karibu cyane. Duhita tugera hano hejuru. Ubwo turi kuri rooftop, hari ikindi cyumba cyiza nacyo gifitemo dushe na toilette. Wow, ndebera ukuntu kingana. Iki ni icyumba kinini cyisanzuye, kirimo amakaro meza. Icyumba kirimo parafo nziza cyane ya gypsum. Icyumba kirimo itara ryiza, kikagira hano na bathroom nkuko nabibabwiye. Reka nayo bayibereke. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Nababwiye ko kandi ifite n'ibikoni bibiri. Nituva muri iki cyumba turahita tugenda mbereke n'igikoni. Tugeze mu gikoni cyiza cyane, ni karibu. Iki ni igikoni cyo hejuru, mwabibonye ko hasi naho hari igikoni. Urumva yuko ari inzu yuzuye kabisa. Mu gihe ufite event hano kuri rooftop, bakoresha kino gikoni bategura amafunguro yo baza gukoresha. Urabona ko ari igikoni kinini kirimo utubati twinshi twiza kandi duhagije. Ni igikoni cyiza kabisa. Kandi tukiva kuri icyo gikoni turahita dukomezanya
tuze hano kuri rooftop yacu. Muratwihanganira, inzu ntabwo irakoropwa, ntabwo imeze neza kubera ko ni nshyashya. Banza ubanyerekere iriya tuwarete yo kuri rooftop mu gihe umuntu wenda yicaye hano cyangwa se muri event hano hejuru, ugomba guhita ukoresha ino bathroom ya hano, ntago wirirwa umanuka ngo ujye hasi. Nahindukire tubereke noneho ya rooftop yacu. Uravuga utarabona, ndebera nawe, iyi ni rooftop y'iyi nzu yacu. Nahindukire gutya ngira ngo nibwo muza kwibona ko inasakaye. Ni rooftop nziza cyane, ni rooftop isa neza, imeze neza cyane. Kuri miliyoni zawe 550, iyi nzu rwose ufite gahunda ntiyagucika. Nakubwiye ko ariyo nzu ya mbere iri muri quartier nziza. Yewe nubwo utavuga ngo nkunze inzu, ariko noneho iyi quartier yo ndakubwiye ngo ni ibindi. Reka rero mbashimire inshuti ba Kigali House, mwakoze cyane kubana natwe. Tuberetse inzu nziza, rero mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu. Kuri izo nomero zacu ziri no kuri WhatsApp, ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukakugeza kuri ino nzu batarayigura. Ariko usanze yanaguzwe, dufitemo n'izindi nyinshi mwabibonye twaziberetse. Ni inzu zigera muri 4, waza ugacaguramo ijyanye n'ubushobozi bwawe, kubera ko ni inzu zose zikira available kandi zikomeye nshyashya zimeze neza. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel, kora subscribe, kandi duhora tubashimira umunsi ku munsi ko mudahwema kutwereka yuko tuba turi kumwe, kandi mukanatugana tukabaha imari nziza cyane. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.